Twongeye twagarutse rero, ejo twarebye ibintu byinshi bitandukanye, dokumenti esheshatu zishobora kuguhesha mutation na permutation. Harimo diplome cya transcript ndetse n'ibindi, hari ibaruwa ya burundu twarabibonye yuko nayo ibikenewe, ndetse n'amanota y'imihigo. Uyu mwaka wa 2026 amanota y'imihigo ni 2024 2025 niyo agomba gukoreshwa. Twabonye yuko ugomba no kuba no kureba neza niba position ihura ibiri kuri diplome ndetse no kuri appointment letter. Tubona yuko na disability certificate ibikenewe ko ufite disability kugira ngo ahabwe transfer cyangwa mutation cya permutation. Tubona nuko ugomba guhindura address yaho utuye kugira ngo babashe kumenya aho ugiye ndetse naho uvuye, bitazavaho usaba aho wari usanzwe ukorera. Ubwo rero uyu munsi tugiye kureba ikindi kintu kiyongereyeho ndetse gisa naho ari ingirakamaro ku barimu bashaka transfer cya mutation ndetse na permutation. Twavuze yuko kuba internal transfer zatangiye bitavuze yuko external zo zidakenewe, kandi hari n'umuntu ubikeneye ushaka internal transfer. Niyo mpamvu ngusaba yuko ukurikira no kora subscribe ndetse na like kugira ngo ubashe kubona izindi video cyangwa update zijyanye n'ibi turimo cyangwa ndetse zijyanye n'ibigezweho. Ubwo rero hano tugiye kwiga uyu munsi ku makosa agera muri 4 atuma mutation yawe yangwa na REB. Amakosa agera muri 4 ndetse ayo makosa abakomeye cyane ni nayo atuma mutation yawe cyangwa permutation yawe yangwa na REB. Ikosa rya mbere rero ni ukuvuga ngo ushobora gusaba mutation cyangwa permutation ya kabiri ya mbere itararangiza imyaka 3. Ukumva yuko buri mwaka uzajya uhora usaba abandi batarabona mutation, weho ugasaba mutation ya kabiri utaramara umwaka umwe cyangwa imyaka 3 bitewe n'icyo REB yagennye n'amabwiriza yashyizeho mu mwaka yo gusaba mutation na permutation. Icyo ni cyambere. Amakosa agera muri 4 ashobora gutuma mutation yawe yangwa na REB. Irya mbere nuko ushobora gusaba utujuje iyo myaka 3 usabye mutation yaho uri ubu ngubu. Ikindi ushobora nanone gusaba nabi. Ushobora gusaba nabi, ugomba kureba ibyo usaba yuko bihari kandi bihura na diplome na position yawe. Ugomba kureba neza yuko ibyo usaba bihari bihura na diplome na position yawe. Ntago ari ugupfa gusaba usange kuri position ufiteho amasiyanse ugiye gusaba mu ndimi cyangwa mu kimwe ikigo ushaka kujyaho hari yindi. Ugomba gusaba warebye neza yuko bihura cyangwa bihari. Icyo ni cya kabiri. Ni irindi kosa rishobora gutuma mutation yawe cyangwa permutation yawe REB yanga. Irindi kosa rishobora gutuma mutation yawe cyangwa permutation yawe REB yanga ni ugusaba utujuje imyaka yagenwe gusabirwaho mutation. Ushobora kuza ukajya mu kazi warangiza umwaka w'igeragezwa wa mbere cyangwa probation, weho ukahita wumva yuko ugomba gusaba mutation. Oya, ntago bikunda. Mutation ugomba kuyisaba warangije probation ndetse n'indi myaka REB iba yagennye mu uwo mwaka yo gusaba mutation. Ni ngombwa yuko ugomba kuba warangije probation ndetse ukabona kuba wasaba mutation. Ntago rero ugomba gusaba mutation uko bitekereje kose, bigira amabwiriza. No gusaba wujuje imyaka yagenwe gusabirwaho mutation. Iryo naryo ni ikosa rishobora kuba ryatuma REB yanga mutation yawe cyangwa permutation. Ugomba kuryirinda rero. Iryo ni ikosa rishobora kuba ryatuma waba wujuje ibyangombwa byose, ya diplome uyifite, ibaruwa ya burundu uyifite, amanota y'imihigo uyafite ndetse na position imeze neza. Ushobora no kuba ufite disability certificate wanashyizemo address. Kandi umuntu ufite disability certificate no kuvuga ngo mufite amahirwe menshi. Nta nicyo bagomba kurebaho nk'uko Dr. Leo Mugenzi yabivuze yuko umuntu ufite disability certificate direct agomba kwitabwa transfer, nta kindi bagendeyeho ari uko iyo certificate ayifite. Agomba kwitabwa transfer mbere y'abandi bose. Ibyo ngibyo byavuzwe na Dr. Leo Mugenzi wo muri Mineduc, arimo asobanura yuko ikintu kijyanye na mutation umuntu ufite disability agomba kwitabwa mutation mbere y'abandi bose. Nuko rero no kuvuga ngo ushobora kuba ubyujuje byose ariko ugasanga ntabwo wujuje imyaka yagenwe. Ibyo ntabwo biguhesha mutation, ntabwo biguhesha permutation. Ahubwo ugomba kugendera ku mabwiriza ndetse no kubyo REB yagennye mu mwaka byo gusaba mutation. Ikindi rero no gushyiramo amanota y'imihigo atajyanye nakenewe uwo mwaka. Ushobora rero weho kuza ukishyiramo amanota y'imihigo yarangije manda cyangwa yabaye expired kandi ugasanga uwo mwaka hari amanota y'imihigo runaka bari gusaba. Ugomba rero kuzuzamo amanota y'imihigo ari gusabwa uwo mwaka kugira ngo ubashe kuba wabona mutation na permutation. Iyo ushyizemo ibidahura, icyo gihe mutation iba rejected cyangwa ikaba not transferred. No kuvuga ngo rero
iryo naryo ni irindi kosa rishobora kuba ryatuma udahabwa mutation na permutation. Nongera kubibutsa yuko amanota y'imihigo tuzakoresha uyu mwaka w'amashuri 2025 2026 yuko ari amanota y'imihigo 2024 2025. Nizere ko buri wese ari tayari yuko agomba kwita ashyiramo ayo manota y'imihigo ndetse ibintu bikagenda neza akabasha kwibonera mutation ndetse na permutation.